neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujya mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, akayira k'abanyamaguru, na C, aho abanyamaguru bambukira, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika wa papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo abanyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo za modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano harimo umunyamaguru, niyo mpamvu duhisemo A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, video irahari. Ubonye ibyapa biri kukugora, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe, nkunda kuba ndi online igihe cyose. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A, iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, iyo ikimenyetso kimurika cyanegenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, na B, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaze ese ninde uratambuka mbere, rino tegeko rirakurikizwa. Cyangwa se mugeze hari kuri feruje, murabizi habahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, mugasanga biriya bimenyetso bimurika bidakora, naho rino tegeko rirakurikizwa. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Hakurikijwe iki cyangwa byagenze ute? A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza.
D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biriya bimenyetso bimurika ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, ubundi biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko ku bantu batembereye hano muri Kigali, hari igihe ubona barabimanitse cyangwa se biri ibumoso bw'umuhanda. Ese ni ukubera iki bashobora kubishyira hejuru y'umuhanda cyangwa se ibumoso kandi byakagombye kujya iburyo? Aba ari ukugira ngo birusheho kugaragarira neza abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda. Uvanyemo na bino bimenyetso bimurika n'ibyapa ndetse na biriya bimenyetso biri hasi mu muhanda, bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C ibinyabiziga ndakumirwa. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, ibinyabiziga ndakumirwa. Ubundi abantu benshi bakunda guhitamo B ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Yego nabyo bigira itara ry'ubururu riboneka mu mpande zose, ariko nuvuga ibinyabiziga bya polisi y'igihugu za ambulance uzaba uzikuyemo. Ariko nuvuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa, ibyo binyabiziga byose ndakumirwa uzaba ubishyizemo, n'ibya polisi na za ambulance na ziriya modoka zindi ndakumirwa uba uzishyizemo. Niyo mpamvu ugomba guhitamo C ivuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Biba bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitashoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se nijoro, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, biba bigomba kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitarenza ibihe bipimo: A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Bino binyabiziga biba bigomba kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Biba bigomba kugenda gake, cyangwa se uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba batarengeje metero 6. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A tanga inzira, B icyago, C icyerekezo kimwe, D ntihanyurwa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere.
kikaba kikubwira ngo tanga inzira. Noneho hari ubundi buryo bakibazamo, bashobora kubaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane cyangwa ahantu hahuriye imihanda, niho bita ngo mu nkomane. Utanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini uri kwegera. Baba bakubajije ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse cyangwa ibyo mwita ngo ni kuri rompuwe, uba ugomba gutanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko ibinyabiziga biri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka, kubera ko iyo tugeze ari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo. Ibyo bibazo byose niba bikubaza uzahita ubikora, kubera ko mba bikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu ugenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntigomba kurenza ibihe bipimo by'uburemere: A toni 10, B toni 16, C toni 24, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yose ibaho, ikamyo yose ibaho ntishobora kurenza toni 10 z'ubwikorere. Oya, hari n'igikamyo gitwara andi makamyo, ugasanga igikamyo gitakwaye nk'andi makamyo menshi, cyangwa bino bikamyo bitwara nka biriya bimashini bikoreshwa mu kubaka imihanda. Hari igihe kiba cyatwara na toni 40 cyangwa 35. Ubu bwikorere baduhaye butoya. Hari ibinyabiziga byinshi, hari amakamyo menshi yarenza buno bwikorere baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa cy'ahantu habiri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Icyapa cy'inyongera giteye ku buhe buryo: A kare ifite ubuso bw'ibara ryera, B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C mpande 3 ifite umuzenguruko utukura, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Hari abantu bajya bitiranya kare n'urukiramende. Iyo uvuze kare aba ari impande enye, ariko impande enye zose ziba zingana. Iyo uvuze urukiramende aba ari impande enye, ariko haba harimo ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Rero aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ndizera ko waramusamo rero B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni iki wakora iyo utabona neza usubira inyuma. Utwaye romoroki uri gusubira inyuma, ntabwo uri kureba neza, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma, B gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma, C gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, D gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Mu gihe mubibona, wabona umuntu ari gusubira inyuma ugasanga hari undi muntu uri hanze uri kugira amubwira ati garuka imbere, garuka inyuma gato, kata iburyo, garuka ibumoso, agenda amuyobora. Abo ari hanze y'ikinyabiziga. Rero nawe uba ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndizera ko waramusamo C. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wacyo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyawe inyuma ya romoroki. Umuyobozi wa romoroki akaguha ikimenyetso cy'uko wamunyuraho cyangwa wamudepasiriza iburyo. Uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, B gukomeza iburyo bwawe, C kumunyuraho iburyo bwe, D kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ari kukubwira ngo depasiriza iburyo kandi kunyura naho bikorerwa ibumoso. Ikindi nawe uri kujya ibumoso. Ugomba rero kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Wagera ahantu kumunyuraho byakorohera ukamunyuraho. Ndizera ko uramutamo A. Ndizera ko uramutse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A uburenganzira bwo gutambuka mbere na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye aho hantu ugeze uba ufite uburenganzira bwo kuhatambuka mbere. Ni wowe uhita utambuka mbere, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baba bagomba kuguha inzira. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Wifata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranye umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibe binyabiziga ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B. Ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa se biri kugenda ku ruhande rw'umuhanda. Murabizi ni ikinyabiziga gihagaze kiba kigomba gucana ibinyoteri kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi. Ariko bino binyabiziga byo niyo biri kwambukiranya umuhanda cyangwa se biri kugenda uruhande rwawo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana. Rero ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Iyo uhisemo B aba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'igando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kigarangwa n'amabara akurikira. Cyo cyapa cy'inyongera kirangwa n'amabara sate: A. Ubururu, umweru n'umukara. B. Umukara, umweru n'umuhondo. C. Icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Nese cy'ukuri nta kindi ni A. Ubururu, umweru n'umukara. Murabizi biriya byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano duhisemo A. Ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru, umukara n'ibirango by'umukara. Ndizera ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje kusoza kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kugira ngo ujye uhita ukibona ukanda subscribe
aho hasi. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibiki biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe? A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora guteza ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongeraho imitako cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ntabwo wafata nka moto yawe ngo ushyire ibintu by'ibisanduku mu mbavu byabangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga cyangwa se ngo biteze ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Biba bibujijwe no gushyiraho imitako, biba bibujijwe. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu minsi 8. Iyo bibaye ngombwa ko ibyanditswe bireba nyir'ikarita bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, bikorwa mu minsi 8. Noneho iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu cyangwa se kitagikora, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2. Ibyo ni ibibazo bibiri babaza, babikubwiye hakiri kare kugira ngo utazanabyitiranya, unabimenye kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A. Velomoteri. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C. Amavatiri y'ifasi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Hari igihe duhitamo B, hari igihe duhitamo D. Tuzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu gihe bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Niba bavuga ipikipiki idafite, uhitemo B. Na hano niyo mpamvu twahisemo B, niyo mpamvu twayanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Hari abantu bibaza ese iyo ipikipiki ibiteye ite? Ndaza kuyipostinga mu kanya. Cy'ubusabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose mpostinze uyu urahita ukibona. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga. Ariko ku binyabiziga bifite moteri itangeze santimetero kwibe 125, intera igira ibipimo bikurikira. Intera igira ibihe bipimo? A. Metero 200. B. Metero 100. C. Metero 85. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi amatara maremare nk'uko babitubwiye mu kibazo aba agomba kumurika muri metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga.
ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bingana na metero 75. Hano rero ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kwa bino binyabiziga byo ni metero 75. Ndabikubwiye, nuhura nabyo mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikira ni cye cyapa cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza, hano dufite ibyapa 4. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo nta kirango? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Tegereze neza kuko n'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa B6 ndakeka kuri kukibona, B icyapa A19 ndakeka kuri kukibona, C icyapa B3 ndakeka kuri kukibona, D icyapa A22A ndakeka kuri kukibona. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A icyapa B6. Icyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi ukibonye yemerewe guhita atambuka mbere y'abaturutse aho ari kugana. Uri kubona ko uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku, niyo mpamvu ufite uburenganzira bwo guhita utambuka mbere. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Tugira amoko 5 ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye amoko 5 ibyapa byo ku mihanda, usoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya 19 kikabaza ngo umubare w'abagenzi bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswemo. Niba ikinyabiziga gitwaye abantu 5, hari ahantu biba bigomba kuba byanditswe. Niba ikinyabiziga gitwara abantu 18, hari ahantu biba bigomba kuba byanditswe. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu yatendetse. Biba byanditswe hehe? A icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga, B inyemeza bwishyu y'umusoro, C ubwishingizi, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C ubwishingizi. Umubare w'abagenzi bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga uba wanditswe ku bwishingizi bw'ikinyabiziga, ari byo mwitamo n'indimi z'amahanga ngo ni kuri assurance. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo utwaye mu muhanda. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Utwaye umuntu mu kinyabiziga, wenda ni n'umuturage ntabwo amenyereye ibyo kwambara imikandara. Uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Mu gihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara, uramwibutsa, uramubwira ati ambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ndakeka ko waramutamo B, ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Tarabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wawe mukawambara mwembi, ibyo ntibibaho. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore yitwa impanuka kubera ko idateguzwa. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago
nabyo hoya, ahubwo ugomba kwibutsa kwambara imikandara yo kwirinda ibyago. Ndizera ko uramutse modi, ndizera ko uramutse kwandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho cyangwa se bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, tuba twakwigisha kandi mu gihe gito. Ikindi umwihariko wabyo duha amasaha uboneka ku munsi akunoye, nubwo waduha saa sita z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Ukeneye kode zirahari, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Uturere twose ibizamini biri gukorwa. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789531626. Tubashakire kode nziza, tunabigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.